Hello guys, nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ubu noneho tugiye kureba uburyo wakwikorera instrument cyangwa se beat y'indirimbo yawe ukoresheje telefone. Wowe icyo ukora urajya muri Play Store ushakemo izi application zombi cyangwa se ushake imwe muri zo, iyi ngiyi yitwa Remix Live, uyidownloading ujye muri Play Store. Kanze ngwereke, urafungura Play Store, ujye hano muri search wandikemo remix live. Okay, gutya ukande kuri search, urabona haraza nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ni iyi ngiyi ya mbere ubona dufite iri installed. Icyo urakora uragana muri telefone yawe, twebwe twamaze kuyinstalla irahari, uyifungure. Okay, utegereze gatoya, screen yawe irahita yitambika. Ureza hano kumenyetso ko ku ruhande ibi biri pro ubikuremo kugira batakwishyuza, noneho urahita ubwira screen imeze gutya. Okay, urahita ubwira screen imeze gutya. Numara kugira screen imeze gutya, urahita utangira guplayinga. Reka dutange duplayinge, ariko nimba utarakora subscribe nagushishikariza gukora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubashe kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka nze dutange dukore beat yacu, nawe ukore iyawe, wige nige twigane. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.
ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.